mushumba mukuru agira ngo mbashimire mwakoze kubw'uyu mwanya Mana ikomeze ibajye imbere mu murimo murangaje muturangaje imbere umuhamagaro wanyu Uwiteka akomeza uzamuri bashumba mwese dufatanije umurimo Mana ibaha umugisha mwarakoze kunsengera ndabizi neza ko kuva umushumba abitubwiye namwe mwaraye ku mavi Mana ibampera umugisha aha reba mugenzi wawe iburyo n'ibumoso mumereka high five uti Mana iguha umugisha kuba uri aha ngaha wahisemo neza wewe mubwiye se ndashaka ko muri iki gitondo dufatanya ntabwo ari jewe ndagira ngo nawe dufatanye muhaguruke mumfashe duhaguruke muhe high five uburuti yoka nzambe umva Imana yoka nzambe ako karoroshye rwose nta kuyoka no kumva no gutega amatwi zambe n'Imana hari ikindi se ongera umumpereka high five kandi umusekera umubwira uti giye kirageze itegure ufatanye na pastor kubwiriza ijambo ry'Imana sinshaka kubwiriza batanyumva ndashaka ko dufatanye ijambo muri iki gitondo kandi ndashidikanya ko kugeza mu yindi ntera udasohoka ko winjiye muri inzu y'Imana sibyo se si sawa mureke rero twinjire mu ijambo tudatinze kuko dufite umwanya muto kugira ngo mu mwanya ukurikiyeho tuze kusangira ku meza y'umwami tudafite impumu nayo dusome mu gitabo cya Yohana ibice 6 bambere mikrofone Pastor Asum yamfashe Yohana ibice 6 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14 Yohana ibice 6 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 14 Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 6 murongo wa mbere tugeze ku wa 14 dusome. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicarana n'abigishwa be. Ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari wa Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ife 2 ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana batya? Yesu ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira ayigabanya bicaye n'ifi nazo zigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Amen. Iyo abantu bijuse baravuga bati dore ibintu bimeze neza. Nagira ngo rero muri iki gitondo muri uyu mwanya dusangire ijambo nahaye umutwe ugira uti iyicarire Yesu atangiye umurimo. Bwira mugenzi wawe ati iyicarire Yesu atangiye umurimo. Bibwire n'undi utabibwiye mu bakwegereye iyicarire Yesu atangiye umurimo. Iyo umuntu akubwiye ati iyicarire iri jambo iyo turikoresheje riva ku nshinga kwicara umuntu aba akubwiye ati iyicarire
iyicarire akenshi umuntu yicara iyo arushye yananiwe, iyo yakoze umurimo akaba arushye aricara akaruhuka. ariko kuko ati iyicarire ni ukuvuga ko uba warushye, uba wagerageje, uba wakoze, akenshi bikaba byananze, bikaba byanze, bikaba bikomeye, kaba ntacyo uri kugeraho. ariko umuntu akubwira ati iyicarire hari buboneka ikindi gisubizo, humura wikomeza kugorwa, iyicarire byanze, iyicarire dutegereze Imana, iyicarire dutegereze gutabarwa k'Uwiteka, iyicarire nta kutagize. nawe rero muri iki gitondo Yesu aravugana n'umuntu urushye, byari byananiye, umuntu ubona hari aho byari bigeze bikomeye. Yesu arakubwira ati humura, iyicarire, ntangiye umurimo nka Yesu muri iki gitondo, iyicarire. iyo Yesu akubwira ati yicarire, ni ukuvuga ko intege zawe ziba zarangiye, uba wagerageje gukora, ariko aho intege zawe, intege z'umuntu zirangiriye, niho imbaraga z'Uwiteka zitangirira. aha niho Uwiteka agiye kukwiyerekera, aha niho Uwiteka agiye gukorera, aha niho Yesu agiye kukwerekera ko ari Yesu. kandi nta kundi dushobora kuba muri ubu buzima, nta kindi dushobora gukora no kubaho ngo tugereho tutari muri Yesu Kristo. Yesu ni umwami. ku musaraba nahambariye umwambaro mushya. mbone Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. kuba muri Yesu ni ikintu gikomeye. kuba muri Yesu ni ubuzima bushya. kuba muri Yesu hari aho ubuvuye ukagira ahandi ugera. iyo turi hahandi Satani yatwigabije, iyo twakiriye agakiza, tuva ahangaha tukajya mu bundi buzima, tuba tugiye mu buzima bushya, tuba tugiye aho tugiye mu mategeko n'amabwiriza mashya, tuba tugiye aho Imana idushaka, tuba tugiye aho tugiye guhererwa umugisha. muri iki gitondo rero Yesu yiteguye kukurwanira urugamba. aya magambo dusomye, urebye iki gitangaza nicyo gitangaza kigarukwaho n'ibitabo bine by'ubutumwa bwiza babugarukaho. ikindi bagarukaho ni urupfu rwa Yesu, nibyo bahuje bagarukaho abanditsi b'ibitabo byonyine. iyo usomye ibyo bitabo by'ubutumwa bwiza, Yesu rero ngo abigishwa bari barushye bakeneye aho baruhukira. abigishwa Yesu arabahamagara, abajyana ahantu ngo mu kidaturwa, ni nko mu butayu. abajyana ahantu mu butayu, abajyana ahantu hiherereye. iyo usomye mu gitabo cya Luka batubwira ko yabajyanye hafi y'umudugudu wa Betesida, Betesida, hafi y'uwo mudugudu. yari azi impamvu abajyanye aho ngaho, kuko n'iryo zina ry'uwo mudugudu Betesida bifite icyo bisobanura gikomeye. Betesida bivuga imbabazi, grace, imbabazi z'Imana. Betesida bivuga ihahiro, aho umuntu ahahira, lieu d'approvisionnement, maison d'approvisionnement. bivuga kandi amafi n'imigati. ibyo byose ni Betesida. Imana ishimwe rero kuko waje mu ihahiro, waje guhaha iby'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe kuri muri Betesida. Imana ishimwe ko waje kurya ku mafi n'imitsima byiza, kugira ngo wongere usubizwemo imbaraga, kugira ngo wongere ubugingo bushya bwawe Uwiteka bugutegurire. komera umwami Yesu amashyi. Yesu abaza Filipo iki kibazo, ati aba bantu turabigenza gute, turabigira gute, kubona ari benshi turabigenza gute? Yesu ngo yagira ngo amugerageze. yabazaga Filipo agira ngo amwumve, yumve igisubizo ari bumuhe, ariko Yesu yarazi icyo ari bukore. hari igihe rero Yesu akwibariza ikibazo nawe byakuyobeye, ariko bazi icyo ari bukora inyuma. igisubizo cyawe kikakugora, ukabura icyo uvuga, ukabura uko ubigenza. Yesu hari icyo aba yiteguye gukora mu masaha ari bukurikireho. Filipo, iyo usomye mu basesengura Bibiliya, basesengura ijambo ry'Imana, batubwira ko Filipo yavukaga aho ngaho i Betesida, yavukaga aho muri ako gace bari. emwe na Andereya nawe niho yavukaga. Yesu rero yabazaga Filipo agira ngo amugerageze, kugira ngo yumve atari ko Filipo, ko aha turi ari iwanyu, ikibazo tugikemure gute?
uri iwabo si ubona igisubizo. Igisubizo kiva kuri Yesu. Ushobora kuba uri iwawe, uri mu bawe, ariko igisubizo ntiwe kivaho, kirava kuri Yesu wenyine. Filipo byaranamuyobeye, aravuga ati mwami Yesu, amadenariyo 200 yamara iki? Cyo twagura amadenariyo 200, imibyizi 200, kuko idenariyo rimwe ryari umubyizi umwe, ntacyo byamara ku bantu 5,000. Ariko Filipo yarahishuriye, yarabizi neza ko bafite mu ruhago rw'intumwa ayo madenariyo bari bayafite. Ntiyavugaga ibyo atazi. Imana iguhishurire ibanga rihishwe mu bwami bw'Imana. Imana iguhishurire icyo abandi batahishuriwe. Imana iguhishurire ikiri mu mitima y'abantu, ikiri mu ndiba y'umutima w'Imana. Filipo ati mwami, ntacyo amafaranga atumarira, ni makeya. Amadenariyo 200 ntacyo atumarira. Ariko kandi nubwo Bibiliya handitse 5,000, bongeraho ngo abagabo 5,000. Umwe mu banditsi b'ubutumwa bwiza warasesengura akavuga ati abana n'abagore batarimo. Muzi impamvu? Mu muco w'Abayuda ntabwo abagabo ubundi basangiraga n'abana n'abagore mu ruhame. Abana babaga bari ukwabo, abagore bari ukwabo. Ariko abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko, bandika ko abana n'abagore ubwabo bari ku ruhande, bari hagati y'10,000 n'15,000. Umubare wose wa rusange byari hagati y'15,000 n'20,000. Ubu rero bagomba guhazwa n'ibyo bihumbi, ntiwumve ko ari 5 n'iby'abagabo, abagore n'abana 10,15, bikaba 15,000, 20 hagati aho ngaho. Filipo bimaze kumuyobera, Andereya aravuga ati ahangaha nanjye ni iwacu ndahazi, nta ibyo kurya ntibihagije, ariko hari umwana ufite amafi, ufite amafi n'utugati, imigati 5 n'amafi 2. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntibanavuga imigati 5, imitsima 5, bavuga utugati, udutsima ni dutoya. Ntabwo ari umutsima munini, ni dutoya. Niriya yabaga ikozwe mu bintu bimeze, basa naho bayitsindagiye, imeze nka ijya kumera nka capati, ariko ifite ka epeseri gatoya, ku buryo kugira ngo umuntu anahage yagomba kurya twinshi, ntabwo yaryaga kamwe ngo bishoboke. Nyamara hano habonetse 5 gusa n'udufi 2. Udufi 2 birashoboka, iyo bavuze udufi ntabwo ari amafi manini, ntabwo ari tirapiya, ashobora kuba twari twatundi twamusoni, twatundi dutoye. Kuko uyu mwana nawe yaragiye gushungera, yaragiye kugurisha agataro ke kandi kari utwo tuntu. Umuntu ugiye kugurisha utwo ngutwo nyine avuga ati bampe ayo babonye, ubundi nkomeza ubuzima. Turi kumwe? Ariko Yesu ngo arababwira ati nimwicaze abantu. Iri jambo rirakomeye. Nimwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi. Kuki Yesu yababwiye kwicaza abantu hari ubwatsi bwinshi? Yesu ntiyababwiye ngo mupfe kubicaza uko mubonye, ngo bagiye bicara mu byiciro 100, 50, ariko Yesu arababwira ati mubicaze ahari ubwatsi bwinshi, mubicaze hahandi heza, aho bataza guhura n'izuba. Ibi bigatuma rwose twumva urukundo rw'Imana kurushaho, twumva ahimana ikidushakira, twumva bwa bugira neza bwayo, aho ubwayo nayo ubwo Dawidi yashimaga Imana avuga ati Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Zaburi 23. Nasomye iri jambo mpita ntekereza Zaburi 23. Haleluya. Aho Dawidi agira ati Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicutso y'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye,
unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Dukomere umwami Yesu amashyi. Urundi rwa rukundo Yesu atugaragariza, akwereka ko ari umwami, akwereka ko ari ku ngoma, akwereka ko yiteguye gukora ibyakuvunaga byose, akwereka ko muri iki gitondo aje kugira ngo agukorere, aje kugira ngo aguhindurire amateka, akubwira ati iyicarire ndi ku murimo. Yesu ngo amaze kubicaza, Yesu yasengeye ya migati, asengera ya mafi. Gusangira igaburo ry'amafi n'imigati ni igaburo ridasanzwe mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Amafi bivuga ubutunzi bw'Uwiteka, ubutunzi bw'Imana. Amafi ni ubutunzi. Imigati ni Yesu Kristo bwe. Yesu yabafunguriye umuryango mu butunzi bw'Imana kandi arabiha ku giti cye. Ni byiza ko tugira ubutunzi dufite na Kristo. Ni byiza kandi ko tugira Kristo dufite n'ubutunzi. Haleluya, haleluya. Dukomere umwami Yesu amashyi. Bwira mugenzi wawe uti nkwifurije ubutunzi buturuka kuri Kristo. Uti kandi ibyo ukora byose jya uhora muri Kristo Yesu. Yesu arabahaza, abaha ibyo kurya. Ibyo kurya ngo bamaze kurya barahaga, barijuta. Ngo hasigara ubuvungukira bwuzuye intonga 12, ibitebo 12. Ubuvungukira hano bavuga ubungubu budafatika, ni uduce, les morceaux, pieces. Ubuvungukira bufatika, uduce dufatika, intonga 12. Nagira ngo twihuse rero turebe ibyiciro bitatu aba bantu bahagazemo, abantu basangiye bahawe imigati na Yesu, tubashyire mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni icyiciro gihagarariwe na Filipo. Filipo ati mwami Yesu, aba bantu bangana batyo, nubwo twabona ibiryo by'amadenari yo 200 ntacyo byabamarira. Filipo akuye amaso. Filipo arabona ko bidashoboka, ntabwo bishoboka. Ariko ntakamenye ko Yesu yabivuze agira ngo amugerageze. Ntibishoboka, ariko inyuma Yesu ari bukore, kuko yavuze agira ngo amugerageze arebe igisubizo Filipo amuha. Birashoboka ko uri muri iki cyiciro, ukunda Imana, warakijijwe, urasenga cyane, ukunda Imana buri gihe, uri mu murimo, ntubura mu materaniro, ntubura mu bindi byiciro by'akazi mu nzu y'Imana, ariko urabona ko ibintu bigeze aho bihagaze, ukavuga uti ndabona ibintu bidashoboka, ugatangira kuti ni Satani ngerageza. Oya, Yesu ari inyuma y'ibyo byose. Yesu yagira ngo ubanze utere intambwe. Yesu yagira ngo ubanze ugera avuga uti birananiye, ndahagaze. Ariko Yesu bwe azi icyaza gukora. Iyo uza guhagarara wari butere intambwe, akomeze, aza kubwira ati iyicarire humura, jewe ngiye kubirangiza nk'umwami Yesu. Ariko turi kumera, abo tutari kumwe mugire gutya. Abo turi kumwe mukomere umwami Yesu amashyi. Ndashaka kubumva, ndashaka kumva amashyi yanyu, ndashaka kumva namwe munsubiza. Turi kuganira. Turi kumwe? Humura rero. Niba usiko ibyo ukora uri muri Yesu uramutunganiye, uri kugenda uko ashaka, ariko ukabona byifunze, ukabona ntibikigenda, menya ko Yesu icyo kigeragezo
Yesu akiri inyuma. Yesu azi icyo ari bukore. Yobu, Imana yemera ko Satani amugerageza. Ntabwo Yobu yari azi ko Satani yemerewe, yahawe uburenganzira bwo kumugerageza. Ariko Yobu yahagaze neza mu Mana, yahagaze neza mu mirimo ya buri munsi. Yobu yaravuze ati icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana iriho. Kuko Imana yari yemeye ko ageragezwa. Na Filipo rero ati mwami Yesu ntibishoboka, ariko Yesu yarazi icyo ari bukore nyuma. Turi kumwe? Icyiciro cya kabiri ni icyiciro gihagarariwe na Andereya. Andereya yumvise Filipo avuze ko bidashoboka, aravuga ati ariko mwami Yesu, ahubwo hano hari umwana ufite umuhungu ufite udufite utugati dutanu n'udufite tubiri, ariko biragoye. Ubwo tuntu ko duhari yego tuturebesha amaso tutari bujye kugura, utwo tuntu twafasha nde koko mu bana ibihumbi 15 20 twafasha nde? Filipo afite umutima wo gufasha bene se, afite umutima wo kugira ngo icyo kibazo kirangire, afite umutima wo kugufasha, afite umutima wo kukwegera, afite umutima wo kukugira inama, afite umutima wo kubwira abantu ati dufatanye dutange amafaranga uyu muntu ajye kwivuza mu Buhinde, afite umutima wo kuvuga ati mugerageze tumushakire igishoro, afite umutima wo kuvuga ati muze buri mwaka twishyira abana mu ishuri. Ariko ntibiri bukundi. Abantu mbwira ngo baterateranye ntayo bafite. Birashoboka bite? Ntibiri bushoboke. Birashoboka ko waba uhanze amaso abavandimwe, waba uhanze amaso ababyeyi, waba uhanze amaso inshuti, uti bazankorera ibi, ariko bigezaho bigorana, nabo ntako bahagaze. Icyo cyiciro hari abakirimo. Shyira amaboko hejuru niba uri muri icyo cyiciro. Humura wigira isoni. Yo mama we, iyo Yesu yaje se wagira ngo ibintu bitungana. Niba uri muri icyo cyiciro cyaho ubona bidakunze, aho inshuti ntacyo zikumariye, aho abavandimwe ntacyo bakumariye, aho ababyeyi ntacyo bakumariye, ikiri ikiganza hejuru. Mwami Yesu, abashyize ikiganza hejuru data, ubarebe mwami, kandi muri aka kanya bakorera igitangaza mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Iyo bimeze bityo ukabona hose biranze, igisubizo ni kimwe, irebere Yesu. Igisubizo ni kimwe, Yesu niwe gisubizo. Ngiyoroshye niyuremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Muri aka kanya tutarajya ku kindi cyiciro cya nyuma, nagira ngo wubike umutwe wawe, cya kibazo kibwire Yesu, ubwira uti mwami Yesu, muri iki gitondo dore icyo nshaka kunkorera. Ndarushye, ndaremerewe, ariko mwami niwe wenyine ushobora kugira icyo unkorera. Banza wisengera iryo sengesho, gisengera mbere uko dukomeza. Data, aba ni wowe babona kandi ni wowe bazi, babera igisubizo, babera igisubizo, babera igisubizo. Babona ko bidashoboka, Data wera wigaragaza. Icyubahiro kibi cyawe mwami, urakoze mubyeyi, mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Twongere dukomere umwami Yesu amashyi. Icyiciro cya gatatu ari nacyo dusorezaho, ni icyiciro gihagarariwe n'uyu mwana w'umuhungu. Umuhungu yagiye agiye kwigurishiriza utugati, yagiye afite agataro ke, yagiye agiye gushungera. Nta ndwara yari afite ngo tuvuge ko yari agiye kugira ngo Yesu amukize. Yifitiye agataro ke, amafi n'imigati, amafi n'imigati, amafi n'imigati, muragura amafi n'imigati, amafi n'imigati. Agera ahantu hari ibihumbi bisaga 15, kuko yari ari kumwe nabo. Ntiyari akeneye kongera kuvuza induru, ahubwo yari ageze aho Yesu ari. Aravuga ati ngeze aho Yesu ari, hateraniye abantu benshi, ahangaha byanze bikunze aya mafi n'imigati byanjye ndahita mbimara aka kanya. Aho muri business abantu benshi, niyo nyungu yawe. Uravuga uti abantu iyo abantu bahari business iratungana, iyo abantu bahari amafaranga bayinjiye. Uyu muhungu yatangiye kurimba ariko ndibo bigenze n'amaherezo ko nta yindi stock mfite. Uyu muhungu kandi yahise yumva icyo Yesu ari kuganira na Filipo na Andrea, kuko Andrea yavuze ati hano hari umuhungu. Uwo muhungu ntabwo yari kure, hano hari umuhungu, kuko uwo muhungu yari hafi yabo, yumvaga ibyo baganira. Mana we, bataba abantu turabagaburira iki? Uyu muhungu nta nishyurwa yari afite. Iyo arigira ari kuvuga ati mwihangane gato, hariya muri stock mfitemo andi mafi 100, mureke njye kuyazana nayo. Nta nishyurwa yari afite. Imana guhishurirwa muri business zawe, Imana guhishurirwa mu mirimo ukora yose, Imana guhishurirwa muri ubu buzima, Imana guhishurirwa mu masengesho yawe. Ngo ariko icyakurikiyeho, uyu musore wagiye gushungera nawe yahuye na Yesu. Aya mafi ye n'imigati ye ntabwo babifashe, Yesu yabifashe ngo abitubure. Ndibwira ko babanje kubigura, niko nibwira. Ntabwo Yesu yatubuye ibitaguzwe. Bamaze kubigura, Yesu amaze kubitubura, uyu mwana nawe baramwicaza, yicara hamwe n'abandi, nawe asangira n'abandi ibyo bamaze kumugurira. Sinzi niba kakano kumvise. Bamaze kumugurira, baragiye bati icara usangire n'abandi ibyavuye mu maboko yawe, kandi tuguhereye amafaranga. Imana igufungurira umuryango, aho uzabona double portion, imigabane 2. Ibyawe niba bikugurira babikugarurire, wongere nawe byenjoying. Uyu musore amaze kurya, amaze guhaga hamwe n'abandi, ngo barakusanya ibisigaye, ibitebo 12. Ibi bitebo 12, ndibira ko nta ntumwa yigeze ifata igitebo kimwe ngo kijyane. Ibitebo 12 byose babihaye wa musore wagurishaga amafi 2, wagurishaga imigati 5, abonye ibitebo 12 byuzuye. Tuduce yasubiranyeyo, ndibira ko yagiye akongera agakoramo indi migati. Aragenda arayirosikira nkuko arongera akoramo indi migati. Haleluya, haleluya.
imana ikugirire neza, ya migabane yose ikugarukire, igukubire inshuro 12, imana igukubire, imana ikugirire neza, imana ikwigaragarize, ubone ubuntu bw'Imana, kuko Yesu ari kumwe nawe. Yesu arakubwiye ati iyicarire, jyewe natangiye umurimo. Turi kumwe muri iki gitondo. Ushobora kuba nawe waje hano waje mu nzu y'Imana kwiyumvira no kwirebera, ukaba utarakizwa. Icyo ngusabye ni ukugira ngo mbere yuko dusenga iri sengesho nawe ubanze wakira agakiza. Yesu nawe agutuburire. Ushobora kuwazanya utugati 5 n'udufi 2, ariko Yesu arashaka ko utahana intonga 12. Turangiza rero, yagira ngo utarakizwa, zamura ikiganza cyawe urye, zamura ikiganza cyawe urye. Hanyuma nukizamura nkwihere ubuhamya bukomeye. Zamura ikiganza niba utarakizwa, nguho ubuhamya bukomeye ukimara kukizamura. Imana ikumpera umugisha. Tera intambwe uze hano imbere, tera intambwe uze hano imbere, nguho ubuhamya n'abandi bumvireho. Nawe ntusigare, utarakizwa wese ntasigare, ntasigare, kuko uyu ni umunsi Imana yakuremeye kugira ngo wakire agakiza. Ni umunsi Imana yakuremeye kugira ngo iguhindurire amateka. Sigaranye iminota 2 yo kugira ngo mbasangize ubuhamya. Ubuhamya narabutanze hano inshuro zirenze imwe ahari, ariko ndumva ari ngomba kubugarukaho muri iki gitondo. Hari umugabo, umukozi w'Imana, Dr. Emaiso wo muri Nigeria. Pastor Emaiso kera kirangiza amashuri ye, yarangije PhD, yarangije icyiciro cya 3 impamyabushobozi y'ikirenga, impamyabumenyi. Impamyabushobozi ni certificate, impamyabumenyi ni degree. Yakoraga muri bank, afite umushahara munini. Noneho Imana aza kumenya Imana, yakira agakiza. Imana iramubwira iti ugomba kuza ukankorera. Dr. Emaiso, Imana imusaba kureka umurimo yakoraga wo muri banki kugira ngo akorere Imana. Ariko hagati aho ntango ubuhamya, niba usigaye wicaye utarakizwa, haguruka ngwino, turagutegereje. Ubuhamya no kugira ngo ubwumve, ariko uza no kwakira agakiza wihuse. Ko ntabwo twakwemera ko Satani akomeza kukwicarira, Satani akomeza kugira inganzwa. No. Dr. Emaiso rero yinjira mu murimo w'Imana, akorera Imana. Ariko noneho bwa butunzi yari afite, ya mishahara yari afite, Imana igenda yishyira ku ruhande, kubera ko yari ibonye mu buryo butari bwiza, nubwo yari afite PhD. Imana igenda ishyira ku ruhande, aza gusanga atagifite n'amafaranga yo kwishyura icumbi. Yesu yari abiri inyuma, Yesu yarimo amugerageza kugira ngo arebe, yarazi neza icyo azakora. Dr. Emaiso aza kubura uko abigenza, aza gusaba umushumba niba yajya kwibera mu rusengero. Umushumba aramwemerera, agira ati umuntu koko ni umuntu ukomeye mu Mana, yakira agakiza. Nahubwo yari ahunze icumbi kubera ko yari atagifite yishyura. Akaza akajya yibera mu rusengero, akararamo, akarasenga, agakora imirimo y'Imana. Ariko yaje ahungiye mu rusengero, ahungiye kwa Yesu. Ntahungira kwa Yesu ngo aviremo aho. Dr. Emaiso amaramo imyaka irenga 3 mu rusengero, atyo aryama, atyo agira ate. Noneho Imana iza kumubwira iti igihe cyo kurongora kirageze. Araseka, aza atese, Mana ndarongora ndabigenza nte? Nta mukobwa tuvugana, nta n'uwo nzi, na mutereta nte, nabigenza nte n'ubukene ndimo? Reka da, si ibyanjye. Imana iti umura nzabigukorera. Imana yikwemereye ikintu no
teretera mbivuge ntiyo mwihangane nabyo irabigukorera Imana iza kumwereka umukobwa mu rusengero yabwira ati niyo mugore wawe rero Mana twumvikane Mwuka Wera ibi ngibi si ibyanjye n'ibyawe uzaba ari ugenda ubimubwire nge ntacyo namubwira Imana iti humura namuteguye genda umubwire gushaka ko mukora ubukwe arahaguruka ati numviye Umwuka Wera agenda aramubwira ati mukobwa mukozi w'Imana rero ndumva twakora ubukwe tukabona ukambera umugore kakubera umugabo umukobwa ati Imana yari yarabimbwiye ntiwumva Imana yarabimukoreye ku ruhande we ntabwo abizi ari kubona ibigeragezo ari kubona yaburaye ntahafite araba ariko Imana iri kumukorera ibintu Yesu ari inyuma ya cya kigeragezo ari kumugerageza nk'uko abwiye Filipo ati turabigenza dute Yesu yakwemereye icyo kigeragezo humura iyo akiri inyuma byose arabitunganya Emaiso rero barabivuga mu rusengero ubukwe baraburanga bajya mu buyobozi bw'ibanze muri meri barasezerana baraza mu rusengero barabasezeranya ubukwe butahwa nabo mu rusengero gusa rwari rukiri rutoya Dr. Maiso ntacyo yari afite nta umwenda ngo yarongoye yambaye n'ikositimu yaratiye umugore nawe nuko no gutira barangije umushumba amaze kubahesha umugisha abantu barasohoka Dr. Maiso nawe abura uko abigenza nta kindi yari afite ariko hari umuntu wari wemerewe kumutiza icyumba azarongoreramo akakimaramo amezi 6 noneho aragenda n'umugeni we bameze neza ngo yari afite amanayira amafaranga muri Nigeria make cyane nk'angaye make cyane baragenda nta reception bagomba gukora nta mafaranga bari bafite nta kindi kintu bari bafite uretse kuva mu rusengero bajya muri cya cyumba gusa aho bari kumara ayo mezi 6 noneho utwo duceri yari afite dukeya yaragiye aravuga ati nta modoka dufite tujyana bakodesha bodaboda moto umumotari yicaraho umugeni akurikiraho umugabo akurikiraho moto irabajyanye ibagejeje hahandi ku icumbi ibagejeje ku icumbi amaze kuyishyura uduceri dusigaye ajya muri boutique hafi aho ngaho agura utunyobwa kakawete akabemba ubunyobwa bwandi buba muri mu gakombe kameze gake agakombe araza n'umugeni we baricara umwe iburyo undi ibumoso nuko sheri ishushu batamira akanyobwa akajya mutamika mbese usiyo bayikora batyo ibi bihe turimo byo mu Mana hari igihe Imana yemera ko biba hari igihe Imana yemera ko ukora reception y'ubukwe ukayikoresha akabemba ubunyobwa mu gakombe kangana gutya ntuvuga uti birakomeye cyangwa uvuga uti birakomeye ariko Imana yabyemeye byakomera bitakomera Yesu abiri inyuma Yesu arahari azi icyazi bukore azi kwicyaza kuko aza kubigenza azi afite igisubizo kuri icyo kibazo cyakugoye Yesu arahari nimugiye kwakira agakiza Yesu arahari nimuhumure ariko nta usigaye yicaye atarakira agakiza koko ntusigare wicaye uyu ni wo munsi wawe nawe tambuka ni wo munsi wawe nuko uwo mugabo rero bamaze bageze aho ngaho bari bicaye ko baza kubafungura barahageze basanga n'uwabemerera urufunguzo ntawe uhari bisaba ko bicara hanze bakora reception yabo hanze aho ngaho bategereje nyuma y'amasaha nk'abiri 3 baza kuboneka barabafungurira batangira ubuzima aduha ubwo buhamya yatubwiye ko umugore yari afite igitenge kimwe noneho yakimesaga nijoro mu gitondo akongera akacyambara umunsi wose nijoro akamesa ku manywa akambara ubwo buzima bumazemo igihe gitoya igihe gikurikiyeho Imana irabazamura Pastor Emaiso ni umwarimu wa kaminuza ukomeye muri Nigeria
ni umugabo ufite insengero zisaga 100 ku isi yose, ni umugabo utunze, afite indege. Ubwo buzima yanyuzemo butandukanye n'ubwo ari mu bungubu. Imana ikunyuza ahantu ikemera ikagukaranga, ikemera ko biba, ariko kugira ngo izaguha umugisha mu gihe kiri imbere. Basore beza, nkumi nziza, mugiye kwakira agakiza, nimusubiremo aya magambo, mwiyakirira agakiza. Satani ye kongera kubatwaza igitugu, muze kwa Yesu, namwe abahaze ya migati, namwe abagirire neza. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo, usubiremo aya magambo, gukizwa n'umuntu ku giti cye. Uti, Mwami Yesu, muri aka kanya nsinzwe n'urubanza, ndakwakiriye nk'umwami wanjye n'umucunguzi wanjye. Ngwino mu buzima bwanjye, ngwino umpindure, ungire uko ushaka, neka uko ushaka. Ngwino ungirire neza. Satani, gahunda nagiranye nawe zose, naba narabishakaga cyangwa ntarabishakaga, nzihinduye ubusa, sinkiri kumwe nawe. Yewe ndi kumwe na Yesu. Mwami Yesu, nyobora ungirire neza, kuva ubu ndakijijwe, sinzasubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwerekeze ibiganza hano dusengera ababene data. Mwami data ushobora byose, nyiricyubahiro, mu izina rya Yesu, abakira agakiza rero, ngwino bari nabo bagire neza, ubigaragarize, bahindurira amateka, ibyo barimo ntibakongere kwibona ukundi. Mwami data ushobora byose, ubashyire mu yindi ntera, umanzi ntazongere kubatwaza igitugu kuko batakiri kumwe nawe. Urakoze Mwami, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, amen.